Haba icyubahiro Kristo, ni wowe ushoboye byose. Umaze kwitegereza ubona ko bikwiriye, ayiwe Data nyir'ingabo, aya magufwa yateranye yongera amazima. Reka Uwiteka Imana nyir'ingabo, ibyari byarapfuye urabizura. Reka uzure iby'ubwoko bwawe byari byarapfuye bimenyekane kuri Imana. Uri umurengezi wacu, turagushimiye turaguhimbaje. Abari bacitse intege bambika imbaraga, kuko ari wowe uvuga bikaba wategeka bigakomera. Kandi namaze kumenya ko ari wowe ushyira hejuru aboroheje, ndetse n'ababoroga ukabashyira mu mahoro. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 54 umurongo wa 4 haravuga ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora. Birashoboka ko umaze igihe twishimiye kubana namwe abadukurikiye muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, haba muri Uganda, haba muri Amerika, haba mu Rwanda, muri make mu bihugu bitandukanye turabashubuje. Twishimiye kubana namwe kuri uyu munsi. Intego nyamukuru ni uko tugomba kubana namwe tugafatanya ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryabayeho twe tutarabaho. Amazina rero ni Ndahayo David, niwe mugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka dusengane Imana rero tubone kuganira ku ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimye turaguhimbaje, tugushimye neza n'urukundo rwawe, tugushimye ko waturinze mu minsi yatambutse tutarabo kurindwa. Ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe. Uri Data wa twese, uri umurengezi wacu, ushoboye byose nta kijya kikunanira. Mwami Imana nyir'ingabo, tuzi neza yuko uvuga bikaba wategeka bigakomera. Nyemerera iyi tariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri, Uwiteka Imana nyir'ingabo ugira ibyo uhindura, kugira ngo Mwami Imana bimenyekane yuko ari wowe Imana. Kandi Mwami tuzi neza ko iyo uvuze ijambo atari amagambo. Reka ugere kuri buri umwe wese ufite icyifuzo, Mwami umubere igisubizo, kugira ngo bimenyekane yuko uri kumwe nawe. Tunanije imigambi yose y'umubisha mu izina rya Yesu Kristo, Data wa twese murengezi wacu. Reka ibitavuga izina ryawe byose turabinanije, tubiciye amaboko n'umutwe n'amaguru, kugira ngo Mwami Imana bimenyekane ko ari wowe Imana. Nta wundi ukwiye icyubahiro uretse wowe. Mwami Imana nyir'ingabo rero, tugiye kumva ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo rishinge imizi mu mitima yacu, ritubere impamba n'urwego bizatugeza iwawe mu ijuru. Kandi Data wa twese, abari buryumve bose, abari burikurikire, Mwami Imana nyir'ingabo, ubaremere igitangaza kuko ushoboye byose. Ngaho ganza utegeke mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka muri Ezekiyeli ibice byaho 37. Iri jambo ry'Imana mwene Data udukurikiye, ndakwinginze kugira ngo tega amatwi uryumve, kandi riba ryo riguhembura. Ijambo ry'Imana riri kutubwira umutwe w'amagambo iyerekwa ry'amagufwa yumye. Uko niko Uwiteka, ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yari akikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa, maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko niko Umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi,
mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka, mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Twakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane ko Imana ijya yitegereza ikabona yuko hari amagufwa yumye. Mwene data udukurikiye, birashoboka ko hari ibyawe wabonaga byarumye, wabonaga barabura ifatizo, ariko ngo Uwiteka arangije aritegereza, haravuga ngo ukuboko kwe ngo kwamusore ari mu mwuka, ngaramanura ngamugeza mu kibaya cyarimo amagufwa yumye. Aramubaza ngo mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Aramusubiza ngo Mwami Uwiteka, ni wowe ubizi. Uwiteka ni uzi ibyakunaniye, Uwiteka ni uzi intambara uri kurwana nazo, Uwiteka ni uzi ikigeragezo uhagazemo. Ariko nagira ngo mubwire ngo kugera kuri si wo gupfa mwene data, wowe udukurikiye, waba waradekoje bikanga, waba warashatse akazi bikanga, ariko Uwiteka ni muyizi kurusha uko abana b'abantu babizi. Uwiteka ni uzi imyicarire yawe, Uwiteka ni uzi imibereho yawe. Ndagira ngo muhumurize, Uwiteka ananiwe no kukurengera. Uko yitegereje akabona mu kibaya harimo amagufwa yumye, arangije akavuga ngo aya magufwa agomba guterana. Nanjye bimanire bishaje kugira ngo Uwiteka ubasha guteranya amagufwa yumye akongera akaba nk'umuntu. Ndagira ngo mubwire ngo nawe ibyawe birasobanutse mwene data. Wihagarike umutima ngo uvuge ngo ntibigishobotse iyo bitaranuka, niba byakageze igihe cyo guhumura. Mishaje yawe muhanuriye mu izina rya Yesu, aho bitashobokaga abakubwiraga ko bitazashoboka, batangarize ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri ko bishobotse mu izina rya Yesu. Waba udukurikiye uri hirya no hino, waba uri muri Amerika, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri muri Australia, nje kukubwira ngo ibitashobokaga birashobotse. Birashoboka ko wasenze Imana kenshi, yewe urangiza ukumva yuko ucitse intege, ariko amara imbaraga wiyumvemo ko bishobotse mu izina rya Yesu. Wasenze Imana kenshi, utegereza akazi wakabona, ariko aya niyo mahirwe yawe yo kwakira akazi. Wasenze Imana kenshi, ubwirwa kenshi kuzurinde, ariko aya niyo mahirwe yawe. Ni kenshi twagiye tubona ineza y'Imana. Nawe nje kugushishikariza mukumbuza yuko uyu munsi ari umunsi w'igitangaza. Mana ikuremere igitangaza mu izina rya Yesu, kubera ko watakiye abantu, umaze kubatakira bakumvira ubusa. Ariko hari Imana itajya yumvira ubusa, hari Imana ijya yumvira dosiye y'umuntu. Nje kugutangariza ngo amaboko afashe ibyawe nabirakure mu izina rya Yesu. Maboko yarafashe ibyawe nabirakure mu izina rya Yesu. Maboko yarafashe akazi kawe nakarekure mu izina rya Yesu. Maboko yarafashe ayiwe kubyare bodeshaya, yarafashe akazi kawe, yarafashe urubyaro, yarafashe ubukwe bwawe, yarafashe amadeni. Nayarekure mu izina rya Yesu, kuko imbaraga z'Imana zamaze kuhagera. Habwa icyubahiro Kristo, ni wowe ushoboye byose. Umaze kwitegereza ubona ko bikwiriye, ayiwe data y'ingabo, aya magufwa yateranye yongera amazima. Reka Uwiteka Imana y'ingabo ibyari byarapfuye urabizura. Reka uzure iby'ubwoko bwawe byari byarapfuye bimenyekane kuri Imana. Uri umurengezi wacu, turagushimye turaguhimbaje. Abari bacitse intege bambika imbaraga, kuko ari wowe uvuga bikaba wategeka bigakomera.
kandi namaze kumenya ko rero ushyira hejuru aboroheje ndetse n'ababoroga ukabashyira mu mahoro. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 54:4 haravuga ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni kandi wimwara kuko isoni zitazagukora. Birashoboka ko umaze igihe kirekire wowe udukurikiye hirya no hino ubona yuko bidashoboka, bakaguca intege ari benshi, ariko ijambo rimanutse rivuga ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni kandi wimwara kuko isoni zitazagukora. Hari irembo Uwiteka Imana agukuyeho wowe udukurikiye. Nje kukubwira ngo wowe udukurikiye hari irembo Uwiteka Imana agukuyeho. Bitashobokaga birashoboka. Ngaho rero wowe yishingikirizaho kuko niyo ifite urufunguzo rwawe byose mu kiganza cyawe. Ijambo nari ifite kuguhumuriza ni ariko nje kukubwira ngo Imana ikuremere igitangaza mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana kubwira ijambo. Data Nyiringabo, uri umurengezi wacu, ni wowe ufata ibyapfuye ukabigira bizima. Ni wowe Mwami Imana Nyiringabo witegereje Lazaro amaze iminsi ine mu gituro, urangije uhageze, wari wapfuye arazuka, yuje gutabara. Ntabwo utangwa n'iminsi umuntu amaze mu kibazo, ahubwo Mwami Imana Nyiringabo utabara ugatabaruka n'itsinzi bikamenyekana ko ari wowe Imana. Ngaho munyemerere rero ugere ku bwoko bwawe ufite ibyifuzo, ababuze urubyaro baha urubyaro, babuze akazi baha akazi, bari bacitse intege bambika imbaraga, igitinyiro cyawe kiganze, abavuze ko bitazashoboka bishoboke mu izina rya Yesu. Urakoze rero ngaho uganze utegeke mu izina rya Yesu Kristo. Amen.